Nanjye namukundaga disi ariko n'undi sinamwanze ariko nagaye ukuntu yafashwe video yasinze pe yasinze uri kubona guhaguruka byanze kubera iki inshuti mbi wenda we arinigiye yumva akavuga ati wenda ndanywa kari agacupa kamwe ariko kubera ikigare ugasanga birangiye anyweye overdose afashe ibintu atari bufata none ikintu kikwereka ko umuntu afite inshuti mbi ari kubwira umuntu bari kumwe ati mpagurutsa wampagurukije nkaho yamuhagurukije akamufata video ibyo bintu birababaje ibyo bintu ntibishimishije pe na mpamvu nk'umuntu wanyu hano kuri meneza muteye bakunzi ba Men Empire meze neza nanjye meze neza uyu munsi rero mwiza cyane ndashima Imana ko ndi muzima ndashima Imana yuko uyu munsi numvise mfite imbaraga mfite byinshi byo kubaganiriza nk'uko bisanzwe nihanganisha abantu batameze neza yuko nubwo batameze neza ejo bazamera neza ariko uyu munsi nkaba mfite inkuru nshaka kubagezaho hari byinshi nshaka ko tuganira byinshi nshaka ko tuvuga kandi abizi yuko biri bunyure imitima yanyu ndabizi ko biri bubanezeze ibindi bikabababaza ariko ibindi mugakuramo inama nziza ibindi mugakuramo mugagira ikintu mukuramo mugakuramo isomo mugakuramo ibintu bitandukanye nicyo Men Empire ibereyeho hano nibutsa abantu mutarakora subscribe kuri Men Empire mukore like share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bigere ahantu kure kandi bigere kuri bose amazina yanjye nitwa niyo mubyeyi Eugenie abantu benshi hano kuri Men Empire banzi nka mami uyu munsi rero naje ntandukanye nk'uko bisanzwe mara ndi mushyashya bitewe n'ikintu nshaka kubabwira bitewe n'icyo nshaka yuko tuganiraho uyu munsi ndashaka kuganira n'abakunzi banjye ku bibazo byugarije urubyiruko ku mpamvu nyinshi zitandukanye zituma urubyiruko tutitwara neza cyangwa wenda ese ni ibibazo tuba dufite mu miryango ese nitwe twitwara nabi ese harabura iki ese twakora iki kugira ngo turusheho kwitwara neza kugira ngo ejo hacu hazabe heza kurushaho hamaze iminsi hano abantu bakurikirana social media mumaze iminsi mugenda mubona yuko hari ibibazo biri kugenda bitera urubyiruko ugasanga rimwe na rimwe imitima yacu turababaye kubera yuko tubabajwe n'abantu runaka bitewe nuko bitwaye nyamara hari ukundi kuntu ibintu byahari bugende hamaze iminsi hariho ibibazo by'ubusinzi kwishora mu byaha bya hato na hato nayo mpamvu mbwira ngo njya nkunda kuvuga ngo abantu aba bishop abakozi b'Imana kenshi ntabwo bakibwiriza abantu kuva mu byaha cyane kuruta nyine baba bashaka ngo babagumisha muri cya kinyenga biririmbire neza nabyo ni byiza abandi bivugira ati gutya na gutya bitangira amatura n'ibindi ariko usanga abantu basigaye batanga point yo kuvuga ngo reka twigisha abakristo bacu kuva mu byaha ni ahantu hake cyane nanashimira abantu mugerageza kwigisha kuri ibyo bintu kuko iyo umuntu mudahuye yarasinze yarabaye igisenzegeri muhura yapfuye bikatubabaza rero ugasanga twakabaye dufite ibyinshi twakoze bakunzi ba Men Empire rero ni muri urwo rwego naje hano kugira ngo tuganire ese mwe mubibona gute ese twakora iki kugira ngo ibintu bireke gukomeza gufata indi ntera hamaze iminsi rero hacaracaraho inkuru muze kwihanganira ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza ngayemo gake ariko ndabizi turabasha kugendana neza muri iki kiganiro kandi biraza gucamo neza murakaze cyane hamaze iminsi hacaracara inkuru y'ubusinzi ku rubyiruko abakobwa b'abarundi umukobwa yari umwari kandi umukobwa ngiye bintera isoni kubona umugore igitsina gore cyasinze pe wenda urakabona umugabo ari kugenda bwa muri bordire urakabona umugabo yasinze wenda byibura nta nubwo bicara nabi cyangwa ngo bambare ubusa sinzi ariko nabyo si byiza ariko kubona umwana w'umukobwa noneho Miss w'u Rwanda
umwari w'u Rwanda, nyampinga bavuga mu kinyarwanda neza cyuzuye, ni nyampinga w'u Rwanda, ugasanga uri kumubona yasinze, uri kumubona ari kugenda agwirirana, rimwe na rimwe bakoze n'impanuka. Reka tugaruke ku nkuru ya Muheto, Miss y'u Rwanda uheruka gutorwa, ndakeka ari naho Miss Rwanda iheruka yahagarariye, ariko nta nubwo ari uko ari Miss gusa, ariko ni ikibazo urubyiruko rufite cyugarijwe cyane, kuko uri gusanga abana benshi, urubyiruko rwinshi ruri kwishora mu biyobyabwenge, kandi atari uko bavuga ngo bafite depression cyangwa ari ukuvuga ngo baba babonye n'amafaranga menshi, bakaba babona amafaranga menshi bakayashora mu bintu bibyara inyungu, kuko ni ibintu byinshi hano muri iki gihugu cyacu byakabaye bitubyarira inyungu. Ni ibintu byinshi hano muri iki gihugu cyacu twagashoremo amafaranga tugatera imbere, tugakora, tukaba beza kurushaho, ariko ugasanga bamwe bari kujya mu businzi, abandi ugasanga barimo barajya mu biyobyabwenge, abandi bishinza abatinganyi. Tugarutse no ku nkuru y'umusore wacu witabye Imana, rest in peace, umusore witwa The Kid. Uyu musore rero nawe yahuye, navuga yuko ni ibigare bibi, kubera yuko urubyiruko ruri hano hanze rurimo rurishora mu bintu rutazi, ngo inshuti zanjye, ngo amaji yanjye niko babivuga, ugasanga bari kwishora mu bintu nyine nabo. Mbese nimba muri wowe nk'uyu muhungu uri gusanga yari yabonye yuko ari bupfe, yiyumvagamo nabi, ese nimba uri kwiyumvamo nabi, ni iki wakora kugira ngo uhagarike ibyo byiyumviro? Ese nimba uri kwiyumvamo nabi, shaka umuntu akube hafi, shaka umuntu akwegere, ugire uganiriza ibintu byawe, ariko ntugende wenyine, ntubeho wenyine, kuko iyo uri wenyine usanga iyo umuntu yamaze kunywa ibiyobyabwenge usanga yumvamo izindi mbaraga zidasanzwe, ugasanga ari kwiyumva, akumva arakomeye, akumva niwe uriho, akumva ni umujene cyane birushijeho, kubera yuko yanyweye ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge rero nta nubwo ari inzoga gusa, ahubwo ibiyobyabwenge ni byinshi bitandukanye, bya bintu bigufata bikagufugiriza umwanya, bigatuma wiyumvamo izindi mbaraga. Biriya bintu byose bari ibiyobyabwenge, bya bintu bituma wiyumvamo ukuntu bitari naturel, bitari ibintu bisanzwe, biriya bintu byose ni ibiyobyabwenge. Uyu musore wacu rero nawe ndagenda mbagarukaho mbavanga, ariko muragenda musobanukirwa. Uyu musore rero yagiye muri ibi birori, aragenda aranywa bisanzwe, ariko yaramaze iminsi ari mu kigare kitari cyiza. Nahoze ndeba amavideo yiwe kuri TikTok, ari kwigira nk'umutinganyi, ari kugenda modalinga, ari gukora utuntu, kubera yuko agendana n'ibigare bitayobora ku muntu. Ego tuba turi gushaka kashi, tuba turi gushaka ubuzima, ariko nanone ibigare si byiza. Nanibutsa leta y'u Rwanda gukora iperereza rihamye, kuko nimba abana urubyiruko rw'iki gihe basigaye basohoka bakabashyiramo ibinini cyangwa bakabahereza doze batari bakwiriye gufata, cyangwa hari ibindi biyobyabwenge bikarishe batanga, ugasanga abantu bangiritse, ibyo bintu babikurikirane cyane, ariko urubyiruko ruramirwe. Nk'uyu mukobwa, hari umukobwa umenyerewe cyane, yakoresheje ishanga ari kumwe na The Ben, bamwita Emeline. Yagaragaye ifoto yiwe, video yiwe yasinze, mana njye namukundaga disi, ariko n'undi sinamwanza, ariko nagaye ukuntu yafashwe video yasinze pe, yasinze, uri kubona guhaguruka byanze. Kubera iki? Inshuti mbi. Wenda we ari n'igihe yumva akavuga ati wenda ndanywa kariya gacupa kamwe, ariko kubera ikigare ugasanga birangiye anyweye overdose, afashe ibintu atari bufata. Noneho ikintu kikwereka ko umuntu afite inshuti mbi, ari kubwira umuntu bari kumwe ati mpagurutsa, wampagurukije, nkaho yamuhagurukije akamufata video. Ibyo bintu birababaje, ibyo bintu ntibishimishije pe. Niyo mpamvu nk'umuntu wanyu hano kuri Men Empire mbanje kugira ngo tubiganireho, mbanje kugira ngo tugire icyo tubivugaho. Ese mubona bikwiye? Ese hakorwa iki kugira ngo ibi bintu bihagarare?
kare nahoze ndi gusoma Bibiliya hari umurongo wahoze umfasha reka twumve icyo Bibiliya ibivugaho ku bintu by'ubusinzi. Kadusome mu Efeso 5:18 haravuga ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi ahubwo mwuzure umwuka. Abantu benshi iyo bamaze gusinda usanga bakora ibintu batigeze batekereza, ibintu batatekereza no gukora, ugasanga bari gusinda inzoga zirimo ubukubaganyi. Nimba umuhungu yari umuhungu uri smart, umusore mwiza, umusore wambara akaberwa, wa wundi turebamo u Rwanda rw'ejo, wa wundi turebamo ejo hazaza, ugasanga ari gusinda ubukubaganyi. Nimba ari normal ushobora kumubwira ati akabona nk'umutinganyi agatavuga ati ni izina rya Yesu cyangwa ibintu sinabikora. Ariko iyo amaze gusinda cyangwa rimwe na rimwe yagendanye n'ikigare kibi kamushyiramo n'ibyo biyobyabwenge atarasanzwe afata, usanga bagenzi biwe bamukururiye muri bwa bukubaganyi. Ugasanga nimba atatinganaga yatinganye, bakaba bamufata bakanamushyira nk'ahantu cyangwa bakamutinga bo ubwabo, ugasanga abyutse atameze neza. Ariko yaba ari normal ugasanga ntiyatinyuka gukora ibyo bintu. Ariko nkeka yuko niyo bagutinze cyangwa iyo ukoze ibyo bintu ushiduka uvuga ati n'ubundi narabikoze reka ngomeze mbikore. Ariko ntabwo byakabaye. Buriya nimba uzi yuko inzoga utazishoboye ushaka wazireka, kuko inzoga umugani wo mu Kinyarwanda uravuga ngo ugakura mu icupa kakagukura mu bagabo. Goma nyinya we, abantu benshi barabizi by'inzoga, ariko urubyiruko mu Rwanda rw'ejo birababaje kuba ababyeyi bawe barakwishyuriye minervare, ababyeyi bawe barakoze kugira ngo wige, igihugu cyawe cyarakoze kugira ngo ubeho neza, ariko ukicwa n'akantu gato. Kubera iki? Overdose. Uri hayi, uri kumva yuko mbese nta kintu utashobora. Umwana w'umuhungu nta perimagira, reka tuvuge ko azi gutwara moto, ariko ntigeze ayitwara mwe ibiyobyabwenge nk'ibyo yari yanyweye. Numvise video yiwe ari kuvugana na mugenzi we, ari kuvuga ati turi gupfa. Mbese yari yumvisemo yuko n'ubundi ari gupfa, ati mwitegure ejo kuzashyingura. Ntabwo biriya bintu byari ibyo gusa, nkeka yuko hari nk'ibindi bintu bari bamushiriyemo ku ruhande, ku buryo ari kubona yuko n'ubundi ubuzima ari kujyamo ari bubi, ari gupfa. Nubwo yari ari kubiseka, ariko yabibonaga yuko ahantu ari kwerekeza ari habi. Nshuti zanjye, rubyiruko, nimba mwanyweye ibiyobyabwenge nihane. Ibiyobyabwenge si byiza, ibiyobyabwenge ntago, ubundi sinzi, hari ukunywa ariko hari no gukabya. Hari no gukabya ukiyumva. Ndebera nka Miss Muheto ukuntu yafashe imodoka pe akayifata ntagakemye ku buryo yabura 5,000 cyangwa 10,000 byo guhereza basore cyangwa inkumi ziba ziri ku muhanda zifite ibyangombwa, zitanyweye, ziteguye gutwara neza, kugira ngo byibura umugezeyo mu rugo amahoro. Nimba afite depression, nimba afite yanyweye ibiyobyabwenge, nimba aka kantu mukiteho, aka kantu mugakurikirana. Nimba wumva ko inzoga zakunaniye, nimba wumva ko urwo rumogi, nimba wumva ko ibyo biyobyabwenge byakunaniye, first of all banza bikundi. Mbere yuko nimba wumvise kwa kundi ugira agatima ko kuvuga ngo motari sinamwizera, ese uyu n'uyu sinamwizera, tekereza uvuga ati nimba ngize aka gatima ko kutamwizera, ahubwo ese nakora iki? Wanakodesha muri iyo lodge cyangwa ukanakodesha aho hantu. Ibyo 5 wari ugiye gutanga ngo bagutware ukaharara, ibyo 5 cyangwa ayo mafaranga wari ugiye kwitwara, ukareba undi muntu uza akagutwara. Kuko nimba wiyumvishamo ikintu kutameze neza, kuki uri gutwara ikinyabiziga, kuki uri gutwara iyo modoka? Nk'izo shuti mbi nanone nko kuri Emeline, ni gute nimba uri kwiyumvamo ko bagenzi bawe ari abantu bari kuguseka, ari abantu bari kugere naho bagufata video, umwari nkawe, ni gute utavuga ati uyu munsi ndasezeye? Usanga rero ibintu nk'ibyo pe simbagaye cyane ngo numve yuko ari abasazi, ariko nanone hari ibintu biba kugira ngo tubyigireho.
hari ibintu biba kugira ngo tubyigireho tuve mu bintu bidasobanutse, hari ibintu biba kugira ngo bibe isomo. Njye nkeka yuko nk'uriya mwari w'u Rwanda Miss Rwanda bamushyize mu rukiko cyangwa bakanabitangaza kuri social media, nkeka yuko ari nk'ikigo batanze, si uko bamwanze, si nuko ibintu yari akoze birenze cyane, ariko ese wowe usigaye hanze, wowe udafunzwe, wowe utagonze, wowe utasinze ngo urinde upfa uve mu mwuka, wowe utarinze ufatwa video, niki wowe uri kubona wakora? Ese koko ukwiye kugomeza ugasinda? Ibwire mu mutima wawe. Ese koko ukwiye kugomeza ugatingana cyangwa ukaguma muri ibyo biyobyabwenge cyangwa ukaguma muri ibyo bintu bibi wari urimo? Uribaza aho uri wowe wicare wifatira icyemezo uvuge ati se koko nagakwiye kugomeza ngasinda? Ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo nitureke gusinda inzoga, ahubwo twuzure umwuka wera. Mbona yuko impamvu abantu batacyuzura umwuka wera nuko bataye ibyiringiro, nuko hari ibindi bintu basimbuje nabyita nk'Imana, nuko hari ibindi bintu basimbuje wa munezero bajyaga babona bakabonera muri Yesu Kristo, bawusimbuje overdose, alcohol, urumogi, ibiyobyabwenge n'ibindi bintu byose byangiza umubiri. Ni ukubera yuko bataye agakiza. Usanga nk'umuntu yakuriye muri korari, ugasanga umubyeyi ntako atakoze kugira ngo amutoze inzira nziza, ariko ugasanga byanze byamunaniye. Biteye agahinda. Ntabwo abantu bacyuzura umwuka wera, usanga niyo mpamvu mbona yuko no kuba, ariko nkeka ko i Kigali ho nubwo insengero bazica ntabwo baca zose ku buryo umuntu atabona ukuntu ajya gusenga. Buri umuntu ajya gusenga hari ukuntu yitwararika, byibura akagenda aca bugufi ho gatoya, noneho no kugira na za nshuti zigukurura ku Mana, ugasanga kenshi wabuze umwanya wo kujya muri bya bintu bibi koko nimbona bijyamo. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimba byibura uri n'ahantu, gusenga buriya ni byiza. Gusenga bituma wumva unezerewe, gusenga bituma uri freshinga muri mind yawe, ukumva uratangiye neza, ukumva umeze neza, ukumva mbese uri undi muntu mushyashya, ukumva uraryohewe n'ibyo urimo. Niyo mpamvu mbwira abantu mudasenga buriya mwarahombye cyane. Ni hahandi usanga abantu bafite depression, ni hahandi usanga abantu hari ibyo bita ngo ni ukwiyongoza, ugasanga umuntu ari kwiyumvamo izindi mbaraga, ari kumvamo, ariko iyo usenga ushobozwa byose na Kristo uguha imbaraga. Wajya gukora ikintu ukagira amakenga, ukagira abajyanama, ukagira abantu bagufasha mu rugendo rwawe, ugasanga ibintu byose bimeze neza. Reka tugaruke rero ku nkuru yatubabaje pe. Ngewe uriya mukobwa man yambabaje. Tukiri ku bintu by'agakiza rero, reka tugaruke kuri uyu mukobwa wacu witwa Sherissa. Yambabaje cyane mana we. Ni umwana abantu benshi, urubyiruko rwakabaye yakabaye abarora umudo wabo. Ni umwana wakuze neza, yiga neza, nahoze numva ama degrees afite ku myaka yiwe itarenze 23. Numva se uyu mwana yakoze gute kugira ngo agere kuri ibi bintu? Ariko nibwo bumana bwayo. Imana ishobora kukubabaza ikagushimisha kandi kwemera, ariko twebwe nk'abana b'abantu nitwe tubona yuko Imana yakubabaje, ariko Imana ihora ari nziza ibihe byose. Uriya mukobwa pe sintanga ijuru, ariko ndamutse ngereranyije ubuhamya bwiwe, nkagereranya ukuntu yakuze, ukuntu yahaye umurimo agaciro, ukuntu yahaye amasomo agaciro, ukuntu urupfu rwe rwagenze, ukuntu yari ari muri korari, byibuze nawe uzagira iherezo ryiza, uzakundwe nk'uko uyu mwana w'umukobwa yakunzwe. Uyu Sherissa rero pe njye namukunze, nubwo abantu iyo bapfuye turabakunda, ariko reka tujye tubwira abantu ko tubakunda bakiriho, reka tujye tubwira abantu yuko tubitayeho bakiriho. Uyu mwana w'umukobwa ngo bamuhaye impano iminsi 3, buke bamuha impano, buke bamuha impano, bamuha impano, ku buryo byagezeho akababwira ati mwemuretse
rero ibyamubayeho yaje kujya mu kirori n'ubundi na bagenzi be n'inshuti ziwe arababwira ati ndaje mfite gahunda yo kujya muri korali ati ndaje mu gihe cyo kujya mu bwiherero rero basanga uyu mwana yitabye Imana ariko ntabwo bazi impamvu ese nimba yarozwe ese uyu mwana w'umukobwa afite ubundi burwayi yarasanzwe afite ayo makuru ntabwo twayamenye ariko tuzi yuko yitabye Imana bamusanze yaguye muri toilette ariko byibura pe uyu mwana yari afite ubuhamya nubwo amakuru ye menshi atari hanze cyane ariko uyu mwana yari afite ubuhamya bwa buhamya nawe nimba umwana w'urubyiruko nimba umwana w'umukobwa wakabaye uba nkawe byibuze ukazavuga ati n'iherezo ryanjye byari ryiza byibura narakunzwe mu isi neretswe urukundo usanga abantu bari kugira anniversaire cyangwa isabukuru ugasanga nta n'umuntu n'umwe waguhaye impano can you imagine nta muntu n'umwe waguhaye impano nta muntu n'umwe wakubwiye ko agukunda nta muntu n'umwe waje ngo abane nawe ni ibintu biba bibabaje ni ibintu byanagutera depression ariko uyu mwana w'umukobwa yari afite ubuhamya pe yari afite ubuhamya ku buryo urebye ukuntu yitwaye inama yatangaga mu bandi bagenzi be ukuntu yitabiraga umurimo w'Imana uri gusanga ni wa wundi Bibiliya iri kuvuga ngo yuzuraga umwuka wera kuzura umwuka wera rero ntabwo ari biriya rero abantu baza bakitigisa yego hari igihe ufashwa ukaba wumva umwuka wera uri kuza ariko nanone ntabwo ari ukuza ngo utitire ahubwo umwuka wera aba muri wowe umwuka wera araza akakuganza agatuma ukora ibikorwa byiza agatuma ubaho neza nubwo wenda wowe upfa tukavuga ngo wapfuye tukumva turababaye ko wapfuye ariko ntabwo imbere y'Imana uba wapfuye ahubwo imbere y'Imana uba uri muzima imbere y'Imana uba uri umuntu ufatika iyo wakoze imirimo myiza nanabwira abantu batinya gupfa nanabwira abantu bafite ubwoba bwo gupfa nuko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo abashaka ubwiza icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora nimba utinya gupfa kora ibyiza nimba ushaka icyubahiro kora ibyiza nimba ushaka bya bintu wabuze ahandi wowe kora ibyiza wowe urupfu rwa ntabwo ruzagutera ubwoba ndakeka uyu Sherisa ntabwo yapfuye afite ubwoba pe nubwo wenda yapfuye ariko ndakeka yuko yapfuye atuje yapfuye hari n'igihe ibyishimo byanamwica hari n'igihe umunezero wamwica akavuga ati se Mana koko ndinde wo kugirirwa neza nawe ndinde wo kubona urukundo rwawe aka kageni ibyishimo bikamurenga ugasanga arapfuye ariko yari afite ubuhamya nanakubwira nawe shaka ubuhamya bwiza bavuga ati se uyu muntu nava ku isi azava ku isi asize ubuhe buhamya azava ku isi turi kumuvuga iki ni nayo mpamvu rero mbwira abantu bijandika cyangwa bagakora ibikorwa bibi bitwaje ngo ubushobozi bwabo n'ibindi bintu bitandukanye cyangwa bakiyumvamo izindi mbaraga zidasanzwe nakababwiye yuko nyiri imbaraga ni Imana nyiri ushobora byose ni Imana ibyo byose birashira ibyo byose birarangira ibyo byose birangirana n'igihe iby'isi ni ubusa ariko hari ibintu bitari by'ubusa agakiza no kubaho wumva yuko uri kumwe n'Imana isaha yose uba wumva utuje hari igihe njya mpura n'abantu bakambwira ngo ariko biriya bintu uvuga ngo bikura hehe ariko nta handi bikura ni muri Kristo Yesu nuko Imana yangiriye neza nuko nagiriwe ubuntu na Kristo niwumpa imbaraga niwe unshoboza niwe umpa kuba navuga ibintu nk'ibi ntabwo ari ibintu uza ngo nivugishe cyangwa ahubwo nanjye mfite umpa imbaraga mfite Yesu nizera kandi nizera yuko ari unkoresha hari igihe nkora nk'ikiganiro bikanambabaza nkabona cyarebwe n'abantu bakeya bavuga ngo ntabwo cyakunzwe ariko ikintu nizera cyo neza 100% nuko nyiri kugikunda byibura bake bagikunze bahunze by'ukuri kandi bahunze n'umutima wabo bo ngo ntabwo bazamvaho
ntabwo ari byiza ko nzaza hano ngo nisararange ngo mbereke ko ndi umuntu udasanzwe, ngo mbereke yuko nshoboye gutwika, ngo nzane ibintu ngo mbeshya, ngo mvuga ngo ngaha ibintu nk'ibyo. Murabizi abantu ba hano kuri social media ibintu bakora ngo kugira ngo abantu bakunde, kugira ngo babone ama views, kugira ngo babone ibiki. Yewe uzankunda azankunde kuko ashaka kunkunda, azankunde kuko ndi njyewe, akunde n'uri muri njye. Ntabwo azankunda kubera yuko nakoze ibintu bitari ibintu byanjye. Rero rubyiruko, bakobwa, basore n'abasaza, yemwe ibi bintu rwose biri kutubaho, nitwihane, nitwirinde, nitwikundira Imana nayo izadukunda, nitugerageze gukora ibyiza Imana izadufasha, ariko nanone turekeraho kwishora mu bintu tudashoboye, kumva ko turi abantu badasanzwe, kumva ko turi abantu tutahura n'ibibazo, ko twumva ko nta waduhana, kumva yuko tutahura n'urupfu, kumva ko tutahura n'igifungo, kumva yuko ibintu nyine hari ibintu bishobora kuba bitatugeraho. Oya, twicishirize makeya, dukora ibyo tugomba gukora, kandi tumenye n'inshuti tubana nazo. Ese inshuti ubana nayo ni inshuti igukunda? Ese inshuti ubana nayo ese wowe witwara ute ku nshuti zawe? Ese wowe inshuti zawe zimeze gute? Ese ikigare cyawe ni ikikujyana mu businzi gusa? Ese ikigare cyawe cyangwa inshuti zawe nizikubwira ngo tujye mu biyobyabwenge, nizikubwira ngo tujya mu kunywa urumogi, nizikubwira ngo dukore ibi n'ibi bikorwa bibi? Murabizi, nimba ufite inshuti mbi, gerageza uzihindure kugira ngo ube muzima. Icyo nzi cyo neza cyo ni uko udashobora guhinduka ukibana na za nshuti mbi. Oya rwose, uyu ni wo mwanya wo guhindura inshuti mbi, ni wo mwanya wo kureka ibintu bibi wakoraga, ni wo mwanya wo kwiyumvamo imbaraga zidasanzwe. Ahubwo ijambo ry'Imana nk'uko ritubwira ngo nimureke gusinda inzoga, ahubwo mwuzure Umwuka Wera. Shaka ahantu ubohokera, shaka ahantu hakugira bizi mu rusengero, shaka ahandi hantu inshuti nziza, shaka ahandi hantu ho kuba kugira ngo wumve utuje. Shaka ikindi kintu gisimbura bya bintu wabagamo. Nimba wabaga mu bintu bikwangiza, niyo kaba ari akazi uzakareke, Imana izaguha akazi keza. Uzasanga nose ubundi kujya mu kazi ngo nuko wenda uri DJ cyangwa uri iki, ukabikora umwaka umwe, ukabikora imyaka 2, iherezo ryawe ibyo bintu bikumariye iki? Ariko ubivuyemo ukiga gutangira akazi keza, ukiga gukora ibintu nyine byiza, ndakeka byarushaho kuramba, n'Imana ikabiguheramo umugisha. Iyo nama mbagira nanjye ndayigira, kuko nanjye nkeneye gukora ibintu byiza kurushaho. Niyo mpamvu ibintu bibaye akenshi bimpa isomo. Rero nitwuzure Umwuka Wera, dukunda Imana kuko nayo iradukunda, twizere Imana, kuko gusenga ubundi naje gusanga ari byiza pe. Naje gusanga atari Imana tuba turi gusenga gusa ngo irimo irakuramo inyungu, ahubwo nitwe dufitemo inyungu nyinshi, nitwe dufitemo iby'agaciro biremereye, nitwe tubyungukiramo. Nimba uri ahantu udasenga, gusenga rero nta nubwo ari ukuvuga ngo wagiye mu nsengero, ahubwo baho wenyine usenge, wumva Imana iri kumwe nawe, ukora ibikorwa byiza. Nubona nuko ujya gusenga aho ngaho mu matorero cyangwa mu iteraniro, ugenda uterane, ni byiza kuko bikungura ubumenyi. Ntabwo utaha uko waje, ni byiza guterana kwera, ariko senga Imana ibe umujyanama wawe, ibe ikurengere, ikwagure. Mbese Imana iradukunda, ariko mbere na mbere natwe nitubanze twikunde, tubanze turebe ibintu turi gucamo, tuvuge ati se ibi bintu birakwiriye koko? Ibi bintu se tumariye iki? Ugasanga umuntu bamutanzeho amafaranga menshi, nta naho mbese kugira ngo ababyeyi be babone yuko abateye ishema, umuryango wiwe ubone yuko utewe ishema n'umwana, ariko ugasanga yamara gukura ikigare kiramwangisha. Satani rero nuko atera, nuko aza mu buzima bw'abantu akabangisha abandi bantu, ugasanga arabangije, ugasanga abagiriye nabi, arabahemukiye. Ariko Satani ntakadushuke, ntakadutware, ntakadufate ku ngufu, ntakatujyana hashaka. Ugasanga umuntu ari kugushukisha utuntu tw'uduhenda abana. Nahoze ndeba uyu mugabo witwa
Eric Semuhungu nahoze ndeba indirimbo yarari kumwe n'uyu muhungu witwa The Kid bari kubyina bazamura ukibaza se uyu mwana ngenda ndeba kuri TikTok ziwe mbona ibintu yigishaga ndangije ndavata uyu mwana yarahuye n'ubuyobe bwinshi cyane nubwo wenda bikuragamo umugati akaba yagenda agakora bakamuha amafaranga ariko yari yarahuye n'ubuyobe. Satani rero ahantu adufatira ntabwo aza gutya ngo ahita aza ako kanya kwigarurire, ahubwo aza gake gake yakwereka ati hano harimo utunyungu, hano harimo inyungu izi n'izi, ukora gutyo uzabona ibi ngibi, uraza kubona inzoga, uraza kunguka inshuti, uraza gukuramo amafaranga, ibintu nk'ibyo ariko bidafite garanti. Nimba nawe aho uri hose wari nka wa muntu wumva yuko uturyohera abana cyangwa uduhenda abana twa Satani turi kugukurura, ongera wigarure kuko abakozi be barahari, abakozi be bamukorera barahari. Ntabwo uri kumbwira ngo uri kubona umwana w'umusore nge binteye n'ubwoba kumva yuko ko ndi umubyeyi ndi mama, kubona umwana w'umuhungu ahinduka nko kubipa. Ese kuki kera batinganye ntabwo babagaho? Ese kera hari igihe wabonaga abana b'abasore ukabona n'umuhungu ugasanga ni cy'abakobwa, cyangwa hari ukuntu yisekera cyangwa akikora utuntu agakina n'amabigibigi kubera yuko imisemburo yiwe imwobrija cyangwa imisemburo y'Imana yamuremanye, ugasanga harimo uduco cyangwa ibintu byo gukora ibintu nk'iby'abakobwa. Byabagaho pe, ariko kubera yuko atabonaga abantu babimushishikariza, ntabona abantu babimushoramo burundu, ugasanga abaye umugabo, arubatse, arabyaye, yubatse urugo kandi arakomeye. Na n'ubu baracyariho bameze gutya bafite iyo misemburo ariko barubaka bagakomera. Ariko kubera yuko Satani yaje kugira ngo ace umuryango, kugira ngo yangize igihugu cyacu, kugira ngo yangize isi, niyo mpamvu yashyizeho icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu baze batingane rwose, kubw'uko adashaka ko tubaho. Ubundi ashaka kugira ngo abantu ntibabyare, ashaka kugira ngo abantu bahakane Imana, abantu bajye mu bibi. Niyo mpamvu rero yitwaza aba batinganyi kugira ngo buriya ibintu bya Satani kugira ngo byaguke ni nko kubipa, ni ukubikora bigahita biba byinshi kuko biba biryohera, inzira yabyo ibirekuye ntabwo iba ifunganye. Ari nayo mpamvu mbabwira ngo nimba uri kugendana n'umuntu ari kugusindisha, nicyo kintu ari kuguhemba gusa. Mu ntega amatwi, ari kuguhemba kugusindisha gusa, ari kuguhemba kuguha umunyenga wo mu modoka, ari kuguhemba uturyo cyangwa ibiryo, reka mbyite gutyo, ariko ntabwo ari kukubwira ngo kora business. Kora iki? Ese wakora ikihe kintu kugira ngo ejo habe heza? Ese niki wakora kugira ngo utere imbere? Ahubwo ari kugushukisha uduhenda abana twa buri munsi, n'amafaranga ukuyemo uri kuyabasengerera, uri kuyabaguramo amayoga, uri kuyabaguramo izo mogi cyangwa n'ibindi biyobyabwenge. Ntabwo uri gutekereza kuvuga ngo nkora icyo bita investment cyangwa nkora icyo bita saving kugira ngo ejo hanjye hazabe heza kurushaho uko hameze. Ariko ugasanga Satani mu bwonko bwawe yashyizemo ikintu gituma wumva yuko ushaka kubaho mu buzima bworoshye. Umuntu wese aho ari hose nimba yumva yuko agishaka kubaho mu buzima bworoshye, yumva ashaka kubaho ari ntunkoreho, ari ntunderanje, ashaka kwiberaho aryohewe n'ubuzima, ari mu nzira Satani ashaka. Icyo cyo mukimenye. Nimba yumva yuko nimba mwe agasinda umusore umuri imbere ari we bari busomane, muratangira musomana ariko ejo mundi muzana kora bindi usanga ubamutinganye, usanga uteye agahinda ababyeyi, usange nta muryango n'umwe ugukomotseho. Njya nibaza ati se nimba twe baratubyaye, buriya ubyaye nibwo buryo bwiza bwo kwishyura umubyeyi ko yakubyaye. Aho nimba ufashe inzira yo kuvuga ngo bamutinganye, ubaye umutinganyi, babarira umbwiza ukuri, uba wishyuye umubyeyi wakubyaye cyangwa uri kugendera ku bintu bijyanye n'irari ryawe? Reka tuvuge yuko wenda igihugu cyacu kitaratangira kubijyamo cyane, ariko ndabizi neza ko nibabona bikomeje gufata indi ntera, bakabona urubyiruko rurimo ruragenda rushira mugani
perezida wacu n'abavuze ngo umuntu umwe nasinda igihugu n'abandi bantu bagakomeza basinda n'igihugu kizasinda, nabo bazafata ingamba. Uzasanga abo batinganyi bari kubagendaho babuze uburenganzira bwabo, ariko nabo aho bari ntibagabanye akarindi, ntibagabanye kumva yuko abantu bose babajyana mu ngeso mbi zabo rwose, kuko birabakoraho pe, birabakoraho. Twihane rero, twisubireho. Urubyiruko rwacu nitwe imbaraga z'igihugu, tugire icyo dukora kugira ngo tugire ejo hacu. Hari umudiregiteri wanjye najyaga nkunda, yabaye diregiteri muri segonderi, yajyaga avuga ngo ahantu wicaye cyangwa ahantu uri, byibura ntutahasiga uko wahasanze, uhasige hameze neza. Natwe twakabaye aho kugira ngo dusige twanduje ahantu turi, tuhataye imyanda, ibipapuro, tuhataye ibindi bintu bibi. Reka dusige igihugu cyacu kimeze neza, reka dusige gihindutse kibaye cyiza kurushaho, aho kugira ngo dusige tucyanduje. Nabyo ngereranya no kuvuga ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo imibiri yanyu niyo ngoro ya Roho Mutagatifu, muri mwebwe niho Yesu ataha, muri mwebwe niho ntuye, ariko ntabwo dushaka kubyumva. Nimba utikunda utangiye gufata umubiri wawe ushizemo overdose, ushizemo ibiyobyabwenge, ushizemo ibimogi, ushizemo ibintu byose, utangiye gusambaniramo, utangiye mbese ntiwatinyuka no gufata imyanda ngo uhite aho usengera cyangwa ahandi hantu, ariko uri gufata umubiri wawe urimo urawutamo ibintu byose wiboneye, urimo urawanduza, uzi ko uzapfa pe, uzapfa, kandi iherezo ryawe rizaba ribi. Nimba utabashije kurinda umubiri wawe, urinde roho yawe, urinde ibikwinjiramo, ibyo birarangiye. Tangira wiga kurinda umubiri wawe, tangira wikunde, umenye ibintu byo gushyira mu mubiri wawe. Kamashimire rero abakunzi banjye kuri Men Empire, ndabakunda cyane, n'abakunda cyane bivuye ku mutima. Ntabwo nabanje kugira ngo tuganire, ariko ndakeka buri wese mu cyiciro arimo, urubyiruko agize ikintu akuramo, agize uko ahinduka. Ndabakunda cyane rero. Umuntu utarakora subscribe kuri Men Empire nakorere subscribe. Murakoze cyane. Utarakora comment, ampe comment kuri ibi bintu mvuze kugira ngo menye neza ese mwabyumvise. Hanyuma rero mukorere like, munasharinge. Murakoze cyane. Be blessed. Ndabakunda.